Imana yacu ni nyembaraga, nyir'ubutware iteka ryose, sinzatinya namba, ndi kumwe n'umugabo ukomeye. Yesu ashimwe mwene data. Ndagira ngo twibukiranyije ibyo tumaze iminsi tuganira, ndashaka kubwira ko hari ikintu abantu bajya bamenya. Twebwe abana b'abantu twe tuzi Imana twayimenye iyo twanze kuyubaha no gukora ibyo gukiranuka. Imana iragenda ikivugira uko iteye mu banyamahanga. Imirimo y'Uwiteka irakomeye iratangaje. Iyo usomye mu buhanuzi bwa mbere bwa SAMWELI igice cyawo cya 5:7 haranditse ngo Abanyashidodi babonye ibibaye bityo baravugana bati Isanduku y'Imana ya Isirayeli ntigume muri twe, kuko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Ndashaka kubwira ko Isanduku ntabwo Imana izi ifite ukuntu bigenda. Isanduku igitaha ya Isanduku y'Isirayeli ngo ntigume muri twe. Ntabwo Imana izigera icuro cy'Imana igiha umuntu, ntibishoboka. Aya ni amakuru agendanye no kuri Isanduku y'Uwiteka yajyanywe n'Abafilisitiya bayikuye mu Bisirayeli bari barakoze ibyaha. Igezemo rero irabaremerera nk'uko babyivugira ubwabo, ariko n'Imana zabo irazisenyagura. Bafata icyemezo kivuga ngo Isanduku y'Imana Isirayeli ntigume muri twe. Ni ukuri icuro cy'Imana ntabwo izagiha undi. Ibyo nabikubwiye, ntabwo izagiha undi. Baravuze ngo reka bayireke igende. Ariko ikintu cyantangaje ngo barateranye ku murongo 8 mu bice 5 murongo 8 ngo nuko ngo batuma ku batware bose baraterana aho bari bati tugire dutsanduku y'Uwiteka kitumereye nabi. Basubizanya bati Isanduku y'Imana Isirayeli muyireke, muyihererekanye igende igere Gati, nuko bajyana Isanduku y'Imana y'Isirayeli. Umva nkubwire rero, Imana izaho igomba kuba. Imana igomba kuba mu bayubaha. Imana bayitwaye nk'inyantege nkeya, ariko yagarukanye ubushobozi n'ububasha. Yanebuka umwami Belutazari yagize gutya anyaga abantu b'i Yerusalemu, atwara n'ibikombe banyweshaga byo mu nzu y'Imana. Gakoze umunsi mukuru akora urugomo, aravuga ngo reka ngo anyweshe ibikombe byavuye i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Kubwire ko uyu mwami yarabuze ibikombe anywesha, ariko yabikoreye kugira ngo asuzugure Imana nanone bundi bushya. Yafashe ibikombe, tekereza iki ngiye byarantangaje. Yafashe ibikombe, yagiye i Yerusalemu afata urusengero ararusenya, abatambira batwara, ariko arangije afata n'ibikombe byo mu rusengero. Amaze kubijyana rero, ikintu cyantangaje yagiye kubinywesha atabuze ibindi bikombe kubera urugomo gusa. Agishyira ku munwa, si n'ibikombe byari bishyashya. Byagira gusa ngo asuzugure ibikombe biraho byibereye mu kabati byamukozeho. Yagize gutya ngo anyweshe, abona ikiganza kiri kwandika, ahita yerekwa. Yesu agira impano, itayerekwa ikiganza kiri kwandika amagambo, arayasoma arayamenya. Yamenye hamagara abantu ati mbonye ibintu ndi gusa akaganza kari kwandika. Abakozi Imana bavuga ati Imana kaganza katubwira ibintu yanditseho. Ngo Imana yapimye isanga udashyitsi. Nuko none yaguciye. Kankubwire bene data, Imana yarantangaje. Imana izi kumenya ukuntu no mu batayizi ibibwira. Yabonye akaganza arerekwa. Ibi birantangaza cyane. Ndashaka kubwira ko rero ntabwo icyubahiro cy'Imana izagiha undi. Ntabwo icyoro cyayo izagiha undi muntu. Izakirwanaho mpaka. Niyo mpamvu nkubwira ngo nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi unyemerere uyumenye Imana mu rwego rwayo. Ntuyitiranye n'ibintu n'abantu. Ureke Imana urebe. Imana izi kumenya uko yitwara ahantu hose mu gihe cyose. Kandi niyo mpamvu dukomeye no kuyizera biduhindukira inkomezi ikomeye. Imana iguha umugisha uyu munsi umenye ngo Imana ifite ukuntu
ishaka kuba mu mutima uyitunganiye. Ibi iratubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu n'ijwi ryanjye agakingura nzigirwe dusangire. Imana iba mu mutima, ntago Imana iba handi, iba mu mutima wawe. Nyemerera rero utuze Imana mu mutima. Iyo utuje Imana mu mutima ukayubaha, ubu yihaye icyubahiro cy'Imana. W'Imana icyubahiro cyayo si ukuzamura ibiganza no kuyikomera amashyi, ahubwo ni ukuyihaho iba mu mutima wawe. Nyemerera Imana iba mu mutima wawe kuko aho iba irahazi. Yesu yaravuze ngo ingunzu igira umwobo, inyoni igira icyari, mwana w'umuntu buze harambika umusaya. Nyemerera Imana irambika umusaya, kandi Imana ifite gutura muri wowe. Yituye muri wowe rero, nuko Imana nayikunze, yituye muri wowe, igendera muri wowe, ikavugira muri wowe, akorera muri wowe. Uyihindukira igikoresho, nayo ikagendera muri wowe, nawe ukubahanwa n'Imana. Niyo mpamvu burya Imana iha agaciro abantu bayo bayifite. Icyampamaga Imana wumva aguhindukira umuntu utunga Imana mu buzima bwawe. Uri Imana ukuntu iteye, yibonye ahantu iba ikabona umuntu ituramo, uwo muntu arabigendera, kuko yaravuze ngo nzagendera muri mwebwe. Kugendera muri twe ni ukuvuga ngo uhindukira ikigendesho cy'Imana. Irangiza ikongera ikavuga ngo nzavugira muri mwe, duhinduka akanwa k'Imana. Imana ikavuga ngo nzakorera muri mwe, duhinduka abakozi b'Imana. Niyo mpamvu nkuhinginga ngo ubutumwa bwiza wumva butuma Imana igira icyicaro mu mutima wawe, Imana ibona aho iba. Urakoze, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Igineshwa yitwa ndiho tuyubahe. Imana yacu ni imbaraga, ni nyir'ubutware ibi byose. Sinzatinya, ndi kumwe n'umugabo ukomeye. Uwiteka Imana urakomeye, urakomeye. Ibyo wamije nibyo kwiringirwa iteka byose. Inyanja ni wowe wayiremye mwami, ubumba ubutaka n'intoki zawe. Mana urakomeye, byose tubona ni wowe wabiremye, ni wowe Mana yabizera, ni wowe Mana yabizera bose. Imana yacu ni nyembaraga, nyir'ubutware iteka ryose. Sinzahungabana, ndi kumwe n'umugabo ukomeye. Nanjye nzamukorera, nawe azamemba ubugingo. Ikamba bitangirika, ikamba bitangirika. Nanjye nzamukorera, nawe azamemba ubugingo. Ikamba ry'abera, nanjye nzamukorera iminsi yanjye, nawe azamemba
wazamema ikamba Hallelujah. Ikamba